abandi rero bo bazi kuvuga cyane baravuze ngo twarabuzwe, ariko ndagira ngo tujye dutekereza. Baduhaye amafaranga maze tugahaguruka, ni nanjye bashyize mu majwi cyane, maze ngahaguruka ingabire ngahamagara ngenda amahanga nyasaba mudufashe mu Rwanda habeho demokarasi, mudufashe dukureho ubutegetsi bw'igitugu, ngahagarara imbere y'abanyarwanda nkabasaba nti twese hamwe duhaguruke dukureho ingoma y'igitugu kubera ko bampaye amafaranga. Niba ubutegetsi bwa Kagame bugeze aho bugura umuntu urimo kuvuga ngo ubutegetsi buveho, n'ubundi burimo burisenya, n'ubundi ubwo butegetsi bugomba kuvaho. Ariko ndatekereza ko ubwo butegetsi atari abaswa bageze aho ngaho, ntabwo bo batanga amafaranga kugira ngo tubakureho, nyamara ariko bamaze kuvuga ko ari twe dufite uruhare runini mu gutuma politike yabo yo kudukandamiza ikomeza. Ndagira ngo rero tujye dutekereza, abanyarwanda barababaye, tumenye ko bakeneye gutabarwa. Hari abantu bavuga ngo tugiye mu ikinamico ry'abazungu, ngo abazungu baradutumye tujye gukora ikinamico, ariko nkunda kubivuga kenshi. Muratekereza ko hari umuzungu urara adasinziriye kubera ko abanyarwanda turimo dupfa, kubera ko dufite ubutegetsi bw'igitugu? Nta muzungu n'umwe bibabaje. Niba twebwe abanyarwanda tubabaye, turekeye urubuga rwa politike tukarurekera Kagame, ngwaha ngo tutajya gukora mu mukino w'abazungu, babazungu batageze icyo bababariye, babazungu batageze ikibazo na kimwe bafite, nimureke Kagame adusye, kuko nitwe tuzatumuhaye uruhare. Ndagira ngo rero twe kureka ngo Kagame akomeze dusye, duhaguruke dutabara. Abanyarwanda bakeneye gutabarwa. Abandi bavuze ngo tugiye kwiyahura. Njye kunze kubwira abantu benshi ko tutagiye kwiyahura. Ndacyari mutoya, afite imyaka 41, mfite umugabo wanjye hariya mu Yizere, ndagira ngo ahaguruke mu ntampera amashyi kuko baremeye kuganiriza. Ntabwo rero twangana ku buryo nari nishimiye gusiga urugo rwanjye n'abana ngo mbasize inyuma. Ntabwo tugiye kwiyahura, nuko tubona ko u Rwanda rugeze iwacu. Ndabasaba ngo muhaguruke. Niba hari abibwira ko bazajya mu Rwanda hari abatengamaje amayira bakagenda batengamaye, urimo buribeshye. Ibibazo nitwe bireba, nta wundi bireba. Nta muzungu uzabanza kubategurira amayira, nta n'umuzungu uzababwira ngo ibibazo byanyu nabirangije ni muzi. Ntabwo General Kagame rimwe azicara ngo arote neza avuge ngo Banyarwanda nabakandamije bihagije, narabaseye bihagije, noneho mbagire impuhwe. Ntabwo azabagirira. Ku bwacu duhaguruke dukureho buriya butegetsi bw'igitugu. Navuze ko navuga amagambo menshi kandi nawe ntagiye kurondora, reka ngere mpagarare. Ariko aho ushaka kurangiza ni hamwe, ndagira ngo mbabwire ko ari mizero yacu. Niba tuvuze ngo turagiye tukaba dufashe iya mbere, ndagira ngo namwe musigaye, nabivuze kenshi, ntimusigare mureba nk'abarebeye umupira kuri televiziyo. Tugiye gukinira imbere, ndabasabye ngo abandi mufate imyanya, mukine hagati, mukine inyuma, mukine mu izamu, ariko dukine buriya butegetsi tubukureho. Ese tuvuze iki? Ntimwumvishije ko n'amafaranga dutanga aruta kure n'ay'ibyo bihugu bya mbere byitwa ngo dutanga amafaranga y'u Rwanda? Ubu soko buri aha ngaha mu muziki kugira ngo buriya butegetsi tubukureho. Icyo tuvuze ni ubushake. Ndagira ngo mbasabe muhaguruke, ndagira ngo mbasabe mushire ubwoba. Ntabwo ari abanyarwanda bari hanze gusa bakenewe, n'abanyarwanda bari mu gihugu nabo bakeneye gushirika ubwoba, bakumva ko twebwe twese abanyarwanda niduhaguruka nk'umuntu umwe ngo dukureho buriya butegetsi, buzakomeza budusye. Ndagira ngo rero mbasabe mwakomye amashyi mu kanya, n'ubwo iki cyemezo mwagishyigikiye, mwakomye amashyi mu kanya, ubwo nuko mwemeye ko mfata kuko iya mbere hari imbere. Ariko niba ngiye imbere ndagira ngo mbasabe musigare muri intumwa zihamagarira rubanda kumva ko igihe kigeze cyo guhaguruka tukarwanya intundura twivuye inyuma kugira ngo dukore ubutegetsi bw'igitugu. Ndagira ngo mbasabe mwe musigaye inyuma hagati, mwe musigaye mu kibuga, niba tugeze hariya tukarengana, muzahaguruke mutabazi kugira ngo batazatunika. Nta zindi nyungu dukurikiye kubohoza urwatubyaye. Ndagira ngo mbasabe twe tugiye imbere, twari dufite akazi twarakaritse, twari dufite imiryango turayisize. Ntabwo tuzagerera mu Rwanda
ngo baduhe akazi. Ntabwo tugiye gukora politiki yo mu Rwanda itanga akazi mu Rwanda, politiki idahemba. Ntabwo nzagera mu Rwanda ngo njye kongera gusaba akazi kuko naretse akazi nakoraga n'ahangaha kugira ngo tubone uko tujya koza igihugu cyacu. Ndagira ngo rero mbasabe twe kuzatuma turibwa n'imbwa turi kwicwa n'inzara ku muhanda. Ndagira ngo mbasabe mukore mu mifuka yanyu, mubikore mu mifuka yanyu, ntimumbwire ngo muzabikora ejo bundi, ntimumbwire ngo muzabikora ejo. Ndagira ngo muyikoremo uyu munsi ubu turaho. Ndabizi ko amajyambere yateye abantu bagenda nta ikarita. Niba Jean de Dieu turi kumana ari hafi abereke hano hafi, ndatekereza ko hari rwabukuta umuntu ashyiramo iyo karita. Ariko ndagira ngo muduhe impamba twe kujya kwicwa n'inzara ngo imbwa ziturire ku muhanda, mwakomye amashyi muri iyi sare muvuga ngo icyemezo muragishyigikiye. Nkiko yamaze kubasobanurira uruhare mufite rukomeye rwo gushyigikira iyo politike irimo kwica abanyarwanda. Ndagira ngo basabe muhaguruke mu kanya, hari udupapuro duhari turi kumana, ndabona yahagurutse. Ndagira ngo musabe n'ubundi adutambagize utwo dupapuro turiho impamvu zisobanura mu by'ukuri icyemezo cyatumye tujya muri gahunda yo gukora politike mu gihugu. Kiriho na nimero ya konti abantu bashobora gushyiramo intwererano, ariko mu kanya ndabwiye ngo muduhe impamvu, kuko niba hano gahunda twazirangije zo gusobanurira abantu ibibazo, birasaba ko tujya no gusanga abanyarwanda. Mu kanya ndahawe yabivuze tugomba kujya kumusembura. Ntabwo rero iyo politike twahisemo dushaka gukomeza kuyivugira hano no kuyikorera hano, ariko nta nubwo tugenda intoki amara masa. Turabasaba ngo muduhe impamba. Niyo mpamvu nizera ko Jean de Dieu ako gapapuro agatambagiza hariya. Ndagira ngo rero ndangize mbashimira ubwo iyo mpamba, nubwo ntarayibona ariko ndizera ko iri buboneke, kandi ndizera ko izakomeza kuboneka. Urugamba rwa demokarasi ntabwo ari urugamba rugerwa uyu munsi, ni urugamba abantu batangira rushobora gufata igihe kinini. Ndagira rero ngo mbasabe ko mutagomba kurambirwa. Tugiye ku rugamba twizeye ko tuzaba turi kumwe namwe, kandi twizeye ko mutazarambirwa. Njye nizera nkomeje ko uko muri buri wese nagenda akabwira n'undi mukatubera intumwa, kuko nabivuze. Abanyarwanda twese, abahutu, abatwa n'abatutsi, twumva ko igihe kigeze cyo guhaguruka tugakura ubutegetsi mu maboko y'udutsiko tukabusubiza amaboko y'abanyarwanda, y'abaturarwanda. Nta kizatuma tudatsinda. Murakoze.